Aya makuru murasabwa kuyumva nk'Abanyarwanda. Aya makuru arareba Abanyarwanda mwese mutuye mu gihugu cy'u Rwanda. Aya makuru ni aya NESA, ikigo gishinzwe uburezi bw'abanyeshuri, ubugenzuzi bw'amashuri ndetse n'ibizamini by'abanyeshuri. NESA yavuze yuko amafaranga y'ishuri atigeze yiyongera. Harimo ababyeyi bari kugaragaza yuko amafaranga y'ishuri yiyongereye, ariko NESA yavuze yuko amafaranga y'ishuri atigeze yiyongera. Ese NESA ihuriye hehe no kuvuga ngo amafaranga y'ishuri ntago yigeze yiyongera, amafaranga y'ishuri akiyongera? NESA yavuze yuko kereka nimba ari ibigo byikorera cyangwa ibigo byigenga yenda byaba byarongeje ibiciro, ariko ibi ngibi NESA nta makuru ifite na make yuko amashuri yiyongereye. Murabizi ko ibigo bya leta, murabizi ko amafaranga y'ishuri ntago yigeze yurira nk'abantu mwese mwagiye kwiga, ngira ngo murabizi, ariko hari abantu bari kuvuga yuko amafaranga y'ishuri yiyongereye. NESA ikavuga yuko n'amafaranga y'ishuri yigeze yiyongera. Ese abari mu kuri ni abahe? Abari mu kuri ni abaturage bari kuvuga ngo amafaranga y'ishuri yariyongereye. Ese NESA niyo iri mu kuri iri kuvuga ngo amafaranga y'ishuri ntago yiyongereye? Ibi turaza kubigarukaho. Ese NESA ihuriye he n'ibi ngibi yenda amafaranga y'ishuri akaba yariyongereye, NESA ikaba yarabicecetse? Ese ibi ngibi bifitanye isano? NESA ifite ubushobozi bwo kuvuga ngo abantu cyangwa ibigo byigenga runaka nibyongere amafaranga? Ibi rero turaza kubigarukaho mu nkuru irambuye. Noneho buri muturarwanda wese nawe utuye mu gihugu cy'u Rwanda ushaka guhinduza icyiciro, ari mu cyiciro cya gatatu ugashaka kujya mu cyiciro cya kabiri, ibi byaroroshye. Niba ushaka guhinduza icyiciro cyawe, jya ku mudugudu ukwegereye cyangwa ujye ku bayobozi b'imikuru y'imidugudu yanyu ibegereye, mujye guhinduza ibyiciro hamwe mufatanyije n'umuyobozi w'akagari, ndavuga gitifu. Abantu mwese muvuga yuko guhinduza icyiciro bidashoboka, guhinduza icyiciro birashoboka, no kujya mu cyiciro birashoboka. Bivuze ngo egera umukuru w'umudugudu, mujye kwa gitifu muhinduze icyiciro nimba barakurenganyije bakagushyira mu cyiciro udashaka. Ngayo nguko rero abantu mushaka kwiyandikisha mu gitabo cy'indangamimerere. Igitabo cy'indangamimerere ko cyandikishamo bisaba kujya ku murenge. Hari abaturage batuye mu murenge wa Kanombe bavuga yuko nta serivisi bahabwa bitewe nuko batanditse mu gitabo cy'indangamimerere, bakaba basaba nimba bashyirwa mu gitabo cy'indangamimerere kugira ngo bajye babona serivisi uko bikwiye. Bavuga yuko kubera ko bageze mu za bukuru, amafaranga yagenewe abasaza batayahabwa kubera yuko batari muri system. Bivuze ngo rero baratinze cyangwa bagize uburangare cyane. Bakecuru namwe bagabo mwese mutanditse mu gitabo cy'indangamimerere, nyaboneka mukoreshe cyangwa mugire vuba vuba mujye kwiyandikisha mu gitabo cy'indangamimerere bikorerwa ku murenge. Bivuze ngo ibi ngibi mugomba kubikora hakiri kare kugira ngo mujye mubona serivisi mu bigo bya leta no mu bindi bigo bigiye bitandukanye. Incamake y'amakuru rero, nimba rwo bwa mbere ugeze kuno muyoboro wa Kidasomora TV Rwanda, kora subscribe, fungura inzogera kugira ngo uzajye ubasha kubona amakuru mu gihugu cy'u Rwanda kandi yizewe. Reka amakuru yacu tuyatangire ku itangazo rya NESA, ikigo gishinzwe uburezi bw'abanyeshuri, ubugenzuzi bw'amashuri n'ibizamini by'abanyeshuri. NESA yatangaje ko amafaranga y'ishuri ntago yigize yiyongera habe na gato, aho ababyeyi mu bice bitandukanye bigize umujyi wa Kigali bavuga yuko amafaranga yiyongereye. Ibi ngibi rero bikaba ari ibintu bihangayikishije ababyeyi b'abanyeshuri. Bivuga yuko mu bice bitandukanye harimo n'abaduhaye amakuru bavuga yuko amafaranga y'ishuri yiyongereye ho ibihumbi 80 nko ku bigo bitandukanye byigenga, cyane cyane ibigo byigenga, ibigo bikora ku giti cyabyo, ibigo bidashamikiye kuri leta nibyo byongeje amafaranga y'ishuri. Aho NESA ivuga yuko mu bigo bya leta aho biva bikagera nta mafaranga y'ishuri yigize yiyongera. Bivuga yuko rero icyo kibazo itari ikizi, nabwo igiye kugikurikirana mu maguru mashya, ikareba banyuranyije n'amategeko ikabasha kubahana. NESA yongera kwibutsa Abanyarwanda bose nimba baragejeje abana ku mashuri, abatarageza abana ku mashuri, nyaboneka ni igihembwe cya mbere abana mubazane ku mashuri batangirane n'abandi. Abo bana ni Rwanda rw'ejo hazaza. Nimba bafite ikibazo cy'amikoro, begera ubuyobozi bubegereye barabafasha, babagurire ibikoresho abana baze ku mashuri batangirane n'abandi. Rero NESA yakuyeho urujijo, ivuga yuko amafaranga y'ishuri atigeze yiyongera kandi ntago azigera yiyongera mu gihe NESA itarabitangaza. Ngayo nguko rero, reka amakuru ya NESA tuyasubikire hano kugira ngo tujye no mu yandi makuru. Abantu mwese mushaka
kwiyandikisha mu gitabo cy'indangamimerere bikore none ahangaha. Bivuze ngo hari abaturage batuye mu murenge wa Kanombe bavuga yuko nta serivisi bahabwa bitewe n'uko batanditse mu gitabo cy'indangamimerere, aho bavuga yuko ibi ngibi bibabangamiye cyane, aho bakenera serivisi muri leta bakazibura kubera ko batanditse mu gitabo cy'indangamimerere, ndetse n'abasaza bakavuga yuko batabona amafaranga y'izabukuru bitewe n'uko batari mu ndangamimerere. Bakavuga yuko rero ubu ngubu bashyirwa mu ndangamimerere kugira ngo babashe kujya babona serivisi muri leta. Abantu namwe mushaka kwiyandikisha cyangwa mushaka guhinduza icyiciro, wahinduza icyiciro none ahangaha uri mu cyiciro cya gatatu ugashyirwa mu cyiciro cya kabiri bitewe n'uko bagenzuye bagasanga icyo cyiciro nimba ugikwiriye ukaba washyirwa muri icyo cyiciro. Bivuze ngo rero amakuru mwese arabareba, izi serivisi zose ziremewe, ubu tayari mwagenda mukazihabwa. So reka amakuru yacu tuyasubikire hano. Nimba aribwo bwa mbere ugeze kuno muyoboro wa Kidasamura TV Rwanda, ntugende udakoze subscribe ngo ufungure inzogera kugira ngo uzajye ubona amakuru mu gihugu cy'u Rwanda kandi yizewe. Ni mwari muri kumwe mwana makuru, nitwa Kidasamura, ubw'inkorogoto bakora rugakonkoma ku itangazo rya NESA.